mwene data rero nkwaye ikaze ku mugora nk'uyu nguyu, nejejwe nuko Uwiteka yakurinze nanjye akaba yandinze. Ibiriho kino gihe byaduhitana bikatwara ubugingo bwacu ni byinshi mu gihe nk'iki ngiki, ariko hashimira Rurema we ukitutije kubaho ndetse n'imbaraga zo kugira ngo tumuvugire. Byagahitanye ubugingo bwacu muri kino gihe ni byinshi cyane, niyo mpamvu nifuza kugira ngo umfatanye nanjye gushimana uko biri kose, ufatanye nanjye gushimana uko biri kose. Ngira ngo ahari badukurikiye mugenda mwumva akarengane hagiye hatandukanye mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye ku isi. Ariko reka twe dushime Uwiteka cyane, reka dushime Uwiteka cyane. Ni ukuri kuba tucyegereye kamera, tukaba abandi tukatwegereye impimbi, abandi tukatuma gushima Imana tubwiriza ubutumwa, ni ukuri izina rye rihabwa icyubahiro. Reka rero ntabatindiye, uyu munsi tugiye kuganira kuri indi topic ishyushye cyo bita news outlet. Tugiye kongera kugira prophetic outlet ni program twatangiye kandi tuzanakomeza kugeza igeza bikidukundira. Prophetic outlet turasohora tunakomanta ku byavuye mu binyamakuru bigiye bitandukanye, turasohora tunakomanta ku byavuye mu binyamakuru bitandukanye. Ni nayo mpamvu basaba kugira ngo mwese ntimubure. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo abana b'Imana n'abakristo ba Leta. Abana b'Imana n'abakristo ba Leta. Ni topic exciting, I think. Nibyo ni topic ikwiye gutekereza, ifite cyo gutekerezwa. Ndashaka kugira ngo mwese mwegere Bibiliya zanyu. Nukuri gusara k'ubuhanuzi kugomba kugerwaho kandi tukakuvuga nkuko twabonye cyagihamya igihe twigaga ibya Uganda. Hari igihe twabonye ko nta ngingo, nta kintu cyasohotse cy'ubuhanuzi gikwiye gusigwa kitagize gute kitavuzweho. Niyo mpamvu abagaragu b'Imana bakwiye kuba maso basenga kugira ngo babe abarinzi bakiranuka, kugira ngo batange umuburo mu gihe gikwiriye. Ni mu nyemerero turebe amagambo amwe aboneka mu byayishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere. Nabo tugiye kuganiraho hano gutya, tugiye gusangira ubuhamya bwabo, ibibazo byabaye. Ngira ngo hari nyuma yuko Leta yivanze mu bya DPR kugira ngo ijye gutunganya ibyayo. Ngira ngo hari turaje n'abandi ariko byo mu buryo bubabaje cyane. Ngira ngo nawe hari busa naho bunababaje, reka mvuge gutyo. 18 byayishuwe igice cya 18 wa mbere. Aya magambo ndayerekeza kuki? Ndayerekeza ku bantu bari mu matorero atandukanye, mu madini atandukanye, nabo tugiye kuganira bitwa ngo ni umuriro wa Pentekote. Itorero ryashikamye cyane, itorero ryabayemo imvururu cyane, ryahagaze aho abadivantiste bakaba barahagazeho mu Rwanda. Ariko naryo turaje twumva ibiririmo cyane. Ntago ari bose, ahubwo n'agatsiko ko muri bo cyangwa se nawo muri bo, harimo n'abayobozi babo. Aho abayobozi babo bakaba barahagaze, aho abayobozi b'abadivantiste bakaba barahagaze, hahagazwe n'umuriro wa Pentekote, n'abayobozi b'umuriro wa Pentekote. Reka dushime Imana cyane. Reka tuze turebe amagambo ari hano. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye. Reka twumve neza iri jambo. Yego, ubu ni ubutware buhangamura abagabo basanga bavuga ama speech aremereye. Ni ubutware bugira gute? Ni ubutware butinyuka abakomeye mu isi. Ni ubutware butinyuka kuvuguruza ama speech akomeye. Ni ubutware butinyuka kuvuguruza imbunda zikomeye. Ni ubutware bubasha gutinyuka imvugo z'urwangano
zigenda zibwa muri rubanda zigamije gutera ubwoba nibyo ngibyo, aho umuntu usanga afite speech, ugasanga muri speech ye arimo aravuga iby'imitwe y'iterabwoba ariko akabikoresha mu kubiba iki urwangano. Aravuga ko arimo ararwanya iby'inzangano arema izindi nzangano. Ibyo tuzabigarukaho cyane vuba cyane, tuzabigarukaho tureba iki amakuru nasomye ku gihe dongo nako n'ibindi bigiye bitandukanye nagiye nkusanya. Hano yari afite ubutware bukomeye, isi murikirwa n'ubwiza bwe, arangurira ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirirwa imyuka mibi yose n'ibisigabanye kandi byangwa. Yego abo twiga n'ubuhanuzi, ndashaka kugira ngo mpereze umuburo kuri bene data w'umuriro wa Pentekote no kuri bene data birukanywe mu Badivantisi wa karindwi. Bamwe bagiye bajya ahantu hatandukanye, muraza kubireba. Ndi buze gutanga umuburo kandi buze kudaca ku ruhande, ku rundi ruhande ndi buze kubereka neza iki byanditswe bivuga cyane ku bya leta igenda irushaho kwivanga mu kwijandika mu byo gutunganya iby'idini mu buryo bwayo, mu buryo bwanduye, aho bizayigeza. Ntabwo twabica ku ruhande rwose. Aya ni amagambo avuga ngo iraguye Babuloni ikomeye, icumbi ry'abadayimoni, aharindwa imyuka yose n'ibisigamanye kandi byangwa. Ngira ngo hari abatazi imvugo za gihanuzi, siritu ku wa Pentekote, siritu ku ba Pentekote, siritu ku yandi madini, siritu ku Gatolika. Babuloni ni urudubi rw'amadini. Babuloni ni iki? Babuloni ni primary sense, ni Kiliziya Gatolika. Nubwo benshi batangiye, nubwo abayobozi bamwe ndavuga bakuru b'inga batangiye kuvuga ko ari imvugo z'inzangano z'amadini, ibyo ntabwo tutinya kubivuga kuko niko ibyo bivuze. Bazafate byo bayitwika, bafate n'ibindi bitwika bivuga ibyo ngibyo, bafate n'abagorozi amateka yabo bayace, ntabwo ibyo tubyitayeho. Hanyuma nibarangiza abantu babice n'ababyizera, nanjye ndimo. Babuloni ni Kiliziya Gatolika ndetse n'urudubi rw'amadini mpuzamadini, sibyo? Icyo ngicyo gikora ikintu cyitwa Babuloni. Hanyuma rero guhinduka kugwa kwa Babuloni kwavuzwe bwa mbere mu 1844, kwavuzwe bwa mbere mu 1844, ariko ntabwo kuri kwakuzuye kugeza igihe bingiye kosomera hano bigiye kuvuga. Hano twatanze ngo iki ni igitabo mfite, abari abadivantiste n'abatadivantiste bazashaka ikindi gitabo bagisome, kubera ko ibirimo kubabaho birimo biragenda bigikomokamo, ndetse n'igitabo kindi cyitwa intambara ikomeye. Igitabo cyitwa intambara ikomeye, ariko mfite n'ikindi cyitwa inyandiko z'ibanze. Nifashisha bino bitabo cyane kwa ko byahanuye iby'abana b'Imana, iby'abana b'Imana bazava mu yandi madini, iby'abana byahanuye iby'ibihe tugezemo, iby'ukuntu akarengane kazarema imigabane ibiri mu matorero kandi mu buryo bwumvikana. Ubwo rero akarengane kazarema imigabane ibiri mu matorero, niyo mpamvu nanjye nshatse kugira ngo mbishure bene data baturutse mu yandi madini, kugira ngo baze begere bige ibyanditswe byera, bumve icyo bavuzweho. Abadivantisi wa karindwi bazi buno buhanuzi, bamwe babuvuyemo, ariko Imana irimo irabasimbuza abandi baturutse muri Pentekote, nyuma y'ubugwe, nyuma y'ubugambanyi, nyuma y'ubupagani basanze mu bayobozi babo, nyuma y'ubupagani busanzwe mu matorero agiye asanzwe, ndetse n'abayobozi barangije kugira gutekureka Imana. Nta kintu muri wa Pentekote, nta kintu gikoma gukurikiraho, nuko Imana igomba guhamagara abo bantu b'indahemuka, abo bantu babiringirwa, abantu bashaka guhagararira kuri abadivantisi bakwize batagiye bashaka kugahagararira, abo bantu bashaka kujya mu bihano banga bagahunga, abantu bashaka kujya hanze y'igihugu bahunza akarengane k'iby'inkingo. Abo bantu bakwiye kubwirwa ukuri kw'ingenzi kw'ibyanditswe byera, bakamenya ko Imana ifite aho yabageneye bagomba kugira gute kujya, abo bagomba gusanga, bagafatanya urugero rwo kurenganywa. N'abadivantisi umunsi wa karindwi bakurikiza amategeko y'Imana afite gomye kwa Yesu Kristo, umunsi wa karindwi w'isabato. Reka turebe kuba Babuloni kwavuze ngo iki. Kuba Babuloni ntikuragira igihe, ntikurarangira. Ubwo mene magambo kwaratangiye ariko ntabwo kuri kwakarangiye.
reka twumvige kuzarangirira nagasubika 718 kuba kwa Buroni ntikurarangira igihe cyose ibizaba bitarasohora katwumve neza kandi umwe hagati y'isi n'itorero butaragirwa mu Kristo bwose nshaka kugira ngo twumve neza ubumwe bw'iki kandi ubumwe bw'iki ubumwe bw'itorero n'isi butaragirwa mu Kristo hose ubwo mene magambo ubumwe n'isi mu Bukristo bwose nimara kugerwaho tuzahita tubona kugira gute kugo kwa Buroni kuzuye kuri complete ukwabayeho mu 1944 kwari kuri pasho kwari kugeza gute kwari igice none mu gihe cyacu aho Ubukristo burimo gusenyuka hakabaho Ubukristo bw'iki hakabaho Ubukristo bw'ijambo ry'Imana n'Ubukristo bwa leta ndababwira iki ngiki muze kukinyumvaho ndababwira iki ngiki muze kukinyumvaho cyane ko igihe cyagize gute cyasohoye yesashimwe reka twume neza kuba kwa Buroni kuruzuye kuno kuruzura kandi kugeze ku iherezo ryako ni nayo mpamvu abanyamadini abayobozi b'amadini bari bafatirwa mu byaha bikomeye cyane sibye n'ibyo ngibyo kubafatirwa mu byaha bikomeye cyane mwuka w'Imana aragenda ava ku nzego z'ubuyobozi bw'amadini birumvikana hanyuma bikayasaba kwiyambaza guverinoma kugira ngo ikemure ibibazo biyarimo ariko ibiri muri rino torero ryo ry'umuriro wa Pentekote ntabwo ari iki ntabwo ari ibibazo bindi ni ibibazo bishingiye kuki bishingiye ku migabane ibiri byaremwemo kandi abayobozi bakuru bakaba bagize gute bari bafite ijambo rikomeye mwene bagambo abakristo ntabwo bashaka abayobozi babo bakuru bitoreye abatowe n'Imana ngo bashaka barashaka abatowe nande bashaka abatowe na leta ize yinjire ubwo mwene bagambo abakristo biyemeje kugira gute biyemeje gushyiraho undi mugaba w'ingabo kugira ngo se mw'Egiputa nicyo bivuze buriye rwose umugaba w'ingabo Imana bashyiriyeho byabagaragare ko ari umugabo wubaha Imana kuko yaranabirenganirijwe ariko ikibazo ni kingiki ntago aho bageze ari we bashaka aho bageze barashaka ugize gute barashaka umugabo w'ingabo ugize gute barashaka umugabo w'ingabo uberekeza mw'Egiputa ntabwo utwara igare aryerekeza isi ntabwo amushaka yereka twumve rero muze kureba akarengane karahanga aho abakristo bakora inama bakavuga bati ntabwo dushaka abayobozi bacu ariko icyo baziza atari ibyaha bibarimo oya ahubwo ari iki ari uko bahagaze ku byo gukiranuka muze kureba hano aho abantu bagenda abakristo bagenda babibwemo n'inzangano z'abakiza abayobozi babayoboye bashaka ikintu runaka bakagenda bakajya kwifatanya na leta kuko n'ubundi muri kino gihe leta irimo kurenganya abakristo bakajya kwifatanya na leta kugira ngo igire gute kugira ngo ize guciraho iteka bamwe bo mw'itorero ryawo ibyavuzwe ko bizaba niko bisohoye ariko ndimo ndibaza ngo ninde ubasha kurokoka rwose ariko ibyo sinaho nshaka gutira cyane ndashaka kumenya bene data barimo kugenda biruka mu madini gutyo ese aho kujya murahazi ese igikuri cyo murakizi nicyo nshaka kugira ngo mubwire muri kino gihe uyu mwanya wa none twambaye umubiri ndabizi nabo turwana nabo turabazi ntago imbaraga z'Uwiteka abasha kuduha zibasha gutsinda imbaraga zivuye kuzimu
naho umugabo yaba asharije imbaraga z'abadayimoni inshuro 7 cyangwa inshuro 7 zari muri Mariya, imbaraga iva mu ijuru ntago ari kubwanjye umubiri wanjye ufite intege nkeya. Imbaraga iva mu ijuru ibasha kumereza imbaraga zo kugira gute, zo guhangana n'ibihanda byaki. Ndibuka Dawidi na Goliyati. Dawidi na Goliyati. Dawidi yarateranye umuhumetso w'ibunibuye, Goliyati yarateranye n'intwaro n'amacumu n'ingofero, byose. Icyo Dawidi yamuneshe ni izina ry'Uwiteka, ntabwo yamuneshe mu kindi kintu. Nuko rero niba uri umugabo w'ingabo, niba uri umusirikare, niba uri umupolisi, niba uri umukuru w'igihugu, icyaba kiza ni iki ngiki. Nuko mvuga ibyo gukiranuka. Ndavuga ibyo gukiranuka, ndavuga iby'ijambo ry'Imana, hanyuma nawe usohoze inshingano zawe. Niba ari ukwihana cyangwa niba ari ukunshiraho iteka, ntabwo ibyo twabihunga. Amagambo ayanga kuko Babuloni ni kurayirangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora, kandi umwe hagati y'isi n'itorero, ubumwe hagati y'iki y'isi n'itorero butaragerwaho mu Kristo bwose. Ubwo mene magambo, Babuloni izagwa nyuma yuko habayeho ubwifatanye bw'itoro n'iki n'isi, kandi bikaba mu matorero yose, bikaba mu Kristo bwose, bikaba mu Pentekote, bikaba mu Gatolika. Buri wese akabona ibimenyetso by'ubuhakanyi mu idini rye, ibimenyetso byo kwimura Imana mu idini rye, ibimenyetso by'uko Imana yimutse mu idini rye. Ibimenyetso bikagaragara, ibimenyetso bikagira gute, bikagaragara. Buri wese agomba kugira ikimenyetso cy'uko Imana yimutse mu idini rye. Ikizakubwira ko Imana yimutse mu idini ryawe nuko bazatangira gukora ibyo batatinyukaga. Mu kiza gato kavuga ngo dushyingire abatinganyi. Pentekote, ubujura, kwimika no kuzunguriza amabendera mu rusengero ahavugirwaga Imana. Aha mu muriro wa Pentekote ni iki? Kwirukana abayobozi babo bakimika abandi, cyangwa se bakajya gute, bakayoborwa n'abagize gute, n'abahakanye iby'Imana, abayobozi abahoze bafite iby'Imana cyangwa se batigeze nabo banabigira, bakariho bimikwa, kandi ko nibo bashyigikirwa na leta. Turi mu cyiciro kivuga ngo abakristo ba leta n'abana b'Imana, abakristo ba leta n'abana b'Imana, nicyo cyigisho turimo. Amatorero agomba komeza kuzurwamo n'ayo Imana yivumburiye. Amatorero n'amadini bigomba gukomeza kujya gute, kuzurwamo n'ayo Imana yivumburiye. Kandi ikindi ngiye kubabwira ni iki ngiki, nuko abana b'Imana, aba bakristo buzuye amatorero, n'abagomba gukurikiza ingamba z'Imana, nako za leta zitari iz'Imana. Abakurikiza ingamba z'Imana nk'uko byanditswe mu byanditswe byera, bagomba gusengera ahandi hatari mu nsengero. Ntago ndibo ntanebye. Yego ndabizi ko babigize gute, bavuze ko babigize ko ari ubutagondwa. Ntago ari ubutagondwa, kuko ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'andi makamba yose. Yego ntago duhaka n'andi makamba katariho, nta nubwo batwarira inkono ubusa, ariko ikamba rya Kristo riruta andi makamba yose. Katwumva. Kandi ubumwe bw'itoro hagati y'itoro n'iki n'isi bugomba kugirwa mu matorero yose, ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzakugize gute, kuzaba kuzuye. Iryo hinduka rizagenda ribaho buhoro buhoro, kandi gusora kuzuye ku byahishwe 14 kuracyari mu gihe kwageze, ntago ari kiri mu gihe kizaza. Kwageze ntago kuri kiri mu gihe kizaza. Kwageze ntago kukiri mu gihe kizagira gute, ntago kiri mu gihe kizaza. None ikibazo ni iki ngiki rero, katwumve neza.
iyi ni inkuru ngira ngo reka minimize ngabanye gutya kugira ngo umashe kubibona, kugira ngo umashe kubibona. Reka turebe iyi nkuru mwese muri kureba aha. Abana b'Imana n'abakristo ba Leta, abana b'Imana n'abakristo ba Leta ni prophetic outlet. Kuki ibi nabizanye muri iyi ritime? Ibi ngibi nzanye aha ngaha ntabwo twagiye tubisobanukirwa. Ngira ngo hari ibyo Leta itigeze itangaza mu bihe by'inkingo na covid yabikoze icecetse, irimo iragenda ibisohora gake gake bigenda bimenyekana ku bigeranye n'inkingo za covid. Reka twumve. Imbaraga ya kidayimoni irimo kurya isataburenge abana b'Imana. Katwumve kabo madini yose. Reka twumve neza. Iyi nkuru nayifatiye ku kimenyetso, ku kinyamakuru cyitwa ngo ni indorerwamo. Indorerwamo ni ikimenyetso nako ni ikinyamakuru. Indorerwamo amakuru avuga ngo Kigali, muri Kigali ngo bombori mw'itorero umuriro wa Pentekote. Bombori mw'itorero umuriro wa Pentekote. Ni ibiki byabaye mw'itorero umuriro wa Pentekote? Bombori mw'itorero umuriro wa Pentekote. Oya bombori kubomborekana. Iyo bombori yatewe n'iki? Uko kubomborekana kwatewe n'iki? Bombori mw'itorero umuriro wa Pentekote. Muraje mwumviye bombori cyari cyo iki cyayiteye? Katwumve. Mw'itorero umuriro wa Pentekote riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kibagabaga, haravugwa ibibazo bikomeye birimo abayobozi baregwa ubujura no gushishikariza abakristo guhunga igihugu n'inzego z'ubutegetsi. Iyi mvugo aha harimo imvugo zingana iki? Iyi titre irimo imvugo zikomeye cyane z'ibirego bibiri bikomeye cyane. Ibirego by'ubujura, gushishikariza abakristo guhunga igihugu n'inzego z'iki z'ubutegetsi. Ababwiriza butumwa mubwiriza abantu guhunga inzego z'ubutegetsi no guhunga igihugu muri mazi abira. Birenge niwe ubwirwa. Mw'itorero umuriro wa Pentekote riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kibagabaga, haravugwa ibibazo bikomeye birimo abayobozi baregwa ubujura. Cyambere iki? Ubujura. Icya kabiri iki? Gushishikariza abakristo guhunga igihugu n'inzego z'ubutegetsi. Kubera iki ubujura? Kubera iki gushishikariza abakristo guhunga igihugu? No kubera iki no kugira gute no guhunga inzego z'ubutegetsi? Ese abakristo bashinzwe abayobozi barimo gushinzwe ubujura ni nabo barimo gushishikariza abakristo guhunga igihugu ndetse n'inzego z'ubutegetsi. Kubera iki iyi nkuru nyishyize hanze? Kubera iki iyi nkuru nyikozemo icyigisho? Buri wese abe maso. Buri wese abe maso. Ibere akabarore umubwiriza butumwa wese, ibere akabarore abadivantiste sokarindwi bose, ibere akabarore amatorero yose ya giprotestanti, ibere akabarore umuriro wa Pentekote by'umwihariko. Ubusanzwe Leta yinjiye muri aferi z'amadini, ndabizi yinjiye muri aferi z'amadini kugeza n'ubwo igera no ku makonte yayo. Ibyo nibyo ndabizi na mahame ya gikomunizme n'ubusanzwe. Ihindukizo ryarabaye, ihindukizo ryerekeza kugira ngo kurwanya Imana ryarabayeho. Ariko se ndimo ndibaza urimo kuregwa ibi birego ninde?
abakristo mu itorero ry'umuriro wa Pentekote mu Rwanda baravuga ko bagizweho ingaruka n'ibibazo by'ingutu biri mu buyobozi bw'itorero. Katwume neza. Ariko mbese itorero muri wa Pentekote rizwiho iki? Rizwiho abayobozi baryo bahakanye iby'inkingo, bakava ko batabyigisha bizera babo. Ibi byabayeho, si byabayeho? Ayo makuru arazwi, yacicikanye hose. Ariko kuzume neza, abakristo mu itorero muri wa Pentekote mu Rwanda baravuga ko bagizwe n'ingaruka n'ibibazo by'ingutu biri mu buyobozi bw'itorero. Ibyo bibazo ni bihe? Ni ibibazo bagejeje ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Reka twume neza. Yego, RGB ni umupolisi w'amadini, rifatanije n'iki n'akanama mpuzamahanga. Ariko nibaza ukuntu abakristo nanone bajya gushyira ibibazo byabo urwego inzego z'imiyoborere za RGB kugira ngo ziye zibikemure. Igihe mbona ko ijambo ry'Imana rivuga ko nta mwizera ukwiye kujya kuregana na mugenzi we mu nzego z'iki? Mu nzego za leta. None abangaba bo bagiye kurega mu nzego za leta, ariko reka twume neza. Mbese abakristo bagiye kurega bagenzi bo mu nzego za leta, abayobozi bo mu nzego za leta, ubwo ni abakristo bafite ijambo ry'Imana muri bo? Ngira ngo reka ne kurenga aho ngaho mbanze mvuge n'ibindi. Nibazo bagejeje ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu ibaruwa banditse ku itariki 27 Nzeri 2023 yibutsa iyo bari bandikiye RGB ku itariki 18 muri Mata 2023 n'uyu mwaka. Ikibazo ni iki ngiki. Abakristo banditse ayo mabaruwa bari bayobowe nande kugira ngo bajye kuyandika, cyangwa se nanone ubundi ayo mabaruwa yo yavugaga ibiki, yaregaga bande n'inzego z'ubuyobozi? Ariko reka tubaretse gatoya banze ningire imbere gatoya. Reka mbanze gatoya nsome ibiri hano mbere yuko ngira ikindi kintu mvuga. Katwumve neza. Umunyemerera. Iyo baruwa yasabaga ubuyobozi ko bwabafasha gukemura ikibazo cy'abayobozi bitwazaga kwanga inkingo za COVID. Ikibazo mfite ni iki ngiki. Icyo bari kubarega ni ikintu kwanga inkingo za COVID. Ni ikihe kindi kintu? Ndabona n'ubwindi byose biri buzemo birabishingiye ahangaha. Iyo baruwa yasabaga ubuyobozi ko bwabafasha gukemura ikibazo cy'abayobozi bitwaza kwanga inkingo za COVID, bashyizeho akitso. Bashyizeho iki? Bashyizeho akitso. Hari impamvu Yesu Kristo yavuze amagambo meza aravuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ariwo kandi mwirinde umusemburo w'abaherode. Umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo w'abaherode byose bihura ku kintu kimwe cyitwa uburyarya. None ikibazo ni kimwe kireba. Aha harimo imvugo y'idini na leta. Reka mbanze njye mbere. Bamenyeshe RGB ko hari abayobozi babibye inzangano n'amacakubiri buri mu baturage. Uretse kumwe neza. Aba ni abakristo bakoze inama, bandika amabaruwa atandukanye, bayashyira RGB, hanyuma bamenyesha RGB ko hari abayobozi babibye inzangano n'amacakubiri mu baturage, kwangisha abaturage ubuyobozi no guhungisha bamwe mu baturage bakajya hanze y'igihugu. Nabwiye ngo
bottom line ni inkingo za covid. Niki kinjije leta kugira ngo ijye gusiribanga itora umuriro wa Pentekote? Bitwaza inkingo za covid. Gatwumve bakaba bacakubiri. Havugamo uwitwa Mutembe Jean Marie wahungiye mu Burundi yamaze guhabwa ubuhunzi muri icyo gihugu. Hari kandi Pastor Mugiraneza Vianney wahungiye i Bugande. Reka twumve. Mwibaruwa abakristo bandikiye RGB bavuga ko ubwo buyobozi bwashishikarije abakristo guhunga iki? Guhunga igihugu. Katwumve neza. Birengera kunyumva. Mwibaruwa abakristo bandikiye RGB bavuga ko ubwo buyobozi bwashishikarije abakristo guhunga iki? Guhunga igihugu. Bwitabiriye igiterane cyabereye cyabaye tariki ya 2 kuva ku itariki ya 2 kugeza 3 Nzeri 2023 mu Burundi. Abahunze ibihugu byanyu mwitabira ibiterane by'ivuga butumwa. Mbega ukuntu ngiye kuzabona amamodoka aje akabikorera. Mbega ukuntu ngiye kuzabona amamodoka aje akabikorera. Abakristo bandikiye RGB babwira ko nizera ko ntekereza ko abakristo wenda hari bakabaye baragira imbabazi abayobozi babo, none aho kugira ngo bagire gute bagira imbabazi, aho bagize gute babateje leta. Bikumvikana? Bakoze inama barangije bagira gute bashyiraho abayobozi bafata n'abari basanzwe bari mu buhakanyi bashaka iby'ubutegetsi, hanyuma bagira gute, hanyuma bagambanira bagenzi babo. Katwume neza. Mwibaruwa abakristo bandikiye RGB ndashaka gusoma amagambo ntagize ikindi nyasoma kugira ngo birengeze kumva. Bavuga ko ubwo buyobozi bwashishikarije abakristo guhunga igihugu bwitabiriye igiterane cyabaye tariki ya 2 n'iya 3 Nzeri i Burundi. Mu babiba inzangano n'amacakubiri bavugwa ni Pastor Ntawirusha Intoki. Uyu nguyu niwe warukuriye itumura wa Pentekote nyuma yuko abagize gute, nyuma yuko bene data bamwe bahunze abandi bakaba bataramenye birengero. Ntawirusha Intoki nguyu niwe ufite ikibazo, niwe bashyize ikibazo cyane. Ayo kandi nkuko binagaragara niwe ufite ko Imana cyane, cyangwa se niwe ufite kutanyurwa n'ibitarabayeho neza, n'ibitaragenze neza muri covid. Muraza kubyuma neza. Gerve, Pastor Rebero, na Kizimana Jean Damascene ndetse n'abandi ngira ngo muri kubyumva. Katwume neza. Hari ijwi rya Pastor Ntawirusha Intege, uwo ni wa wundi Corneille, ari nawe bivuga ko ayoboye itorero mu buryo butemewe n'amategeko. Reka twumve neza. N'aya mategeko arimo kuvuga hariya ni amategeko ya leta, ntago ari amategeko y'iby'idini yabo. Amategeko ya leta n'amategeko y'iby'idini yabo biraza gubihura he, cyangwa ni gute ubundi leta iza kubimikira abayobozi? Reka tuze kubyiga tubyume neza. N'abayobozi biki? N'abayobozi donc n'umuyobozi w'iki w'itorero ariko muri butemewe n'amategeko. Aho ikibazo ni kingiki, ari mu buryo butemewe n'amategeko gute, cyangwa atangiye kureba mu buryo butemewe n'amategeko muri kino gihe kije, aho agaragaje ko hari bitanyuzwe nabyo, cyangwa ko abakristo tangiye kumushanya mu ishusho yigize gute, mu ishusho yijimye. Iryo jwi ngo hari ijwi rya Pastor Ntawirusha Intoki icyo yavuze. Iryo jwi rigira riti, uhereye ku bintu bwabo baba bariyandikiye bavuga ngo kwikingiza n'ubushake, dore bottom line n'iki ngiki, dore n'iki ngiki, barangiza bakamwica urupfu rw'agashinyaguro n'umubaro umeze utyo. Uwo ninde bishe? Uwo ninde bishe utyo? Ntago muzi. Unyumva buri wese aze kumwibaza aho wari we. Simuzi.
ariko si uwishwe rw'agashinyaguro azize ibya covid n'inkingo zayo, ubwo muntu ninde? Ibi nibyo abakristo bahereyeho basaba ko inzego zabafasha. Uretse wumve neza, Yesu Kristo bajya kumubamba bamutegeye ku magambo agiye avuga, bagiye mutegeye ku magambo agiye avuga, bashatse icyamuteranya na Kayizari. Abakristo nabo bashatse icyateranya bano bayobozi babo, kugira ngo ari bafite n'ibirego bikomeye cyane, ariko Imana ibafashe barwane nk'intwari, kandi ijuru ni iryabo nibabasha kunesha. Umva rero uhere ku bintu bwabo bari ngo biyandikiye bavuga ko kwikingiza ari ubushake, uretse wumve bottom line, barangiza bakamwica urupfu rw'agashinyaguro rumeze rutyo. Rumeze rute? How? Rumeze rute? Inde? Food for your thought. Ibi nibyo abakristo bahereyeho, katwume neza. Ibi nibyo abakristo bahereyeho basaba ko inzego zabafasha, inzego zagira gute. Kuwa 22 Kanama 2023, Pastor Rukundo w'Inkozi nabonye cyane yandikiye umujyi wa Kigali nawe asaba ko bafashwa gukemurirwa ibibazo biri hagati mw'itorero. Pastor Rukundo ni pasiteri umeze ute utarigeze wiga umurongo uvuga ko ibibazo by'itorero bitakemurwa muri leta, kandi ko nta mwizera nta mukristo ukwiye kurega mugenzi we mu nzego zaki, mu nzego za leta. Ubwo ni pastor nyabaki? Ni pastoro nk'abo dufite mu Adventist wa karindwi. Ku itariki 21 Nzeri yandikiye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere asaba ko bafashwa gukemura ibibazo biri mu matorero, biri mu itorero. Tariki 21 Kanama, Pastor mberetse wumve izo tariki. Ntawirisha intege yandikiye Pastor Rukundo na Kayiranga ibaruwa ibahagarika ku by'agateganyo. Mbese ikibazo ni kingiki? Ishyari cyangwa ibyazamuye ibyo birego muri kumi byari byaho byavuye, aho byavuye katwumve. Itorero muri Pentekote ryatangijwe na Pastor Majyambere Joseph wungirwa na Pastor Rukundo Fideli mu buryo bw'ibineki, mu buryo bw'imena amategeko. Mu buryo bw'imena amategeko. Ubwo butebe n'amategeko ubwo nubuhi amategeko yande? Pastor Nawirisha Negeko wumve neza uburyo gahunda zirimo gahunda aho aferi z'ibyidini zigengwa n'iki, zigengwa n'ubutegetsi bwa leta. Pastor Nawirisha Negeko we yahamije ko ari umuyobozi w'itorero umuriro wa Pentekote mu Rwanda byemewe n'amategeko, kandi akaba uyungirijwe na Pastor Rukundo. Abayobozi b'ihuriro mpuzamadini, abayobozi b'ihuriro ry'amadini uretse wumve ya Babuloni yacu n'amatorero mu mujyi wa Kigali bemereye imvaho nshya ko abayobozi b'itorero bazwi ari abambere ya covid, ariko kubera ko ibintu bihinduka mu madini ntibaza itorero muri Pentekote mu Rwanda. Pastor Kandamajuri umuyobozi wungirije w'iryo huriro avuga ko icyo bazi kuri iryo torero kuri iri torero ari uko ryanze kwikingiza mu gihe cya COVID-19. Uretse uze wumve pastor. Bottom line birahangaha y'ibiri mu kaduruvayo karino torero na propaganda yabibwe ikoreshejwe abakristo baryo nta kindi ni iki kibazo kiba ngo mu gihe cy'inkingo za covid banze kwikinza inkingo za covid bawungiye mu Burundi gushishikariza abaturage guhunga igihugu bakakora ibiterane agiye atandukanye mu Burundi. Reka twembe neza abakora ibiterane uko byatangiye mu itorero ngo ricike mu bice mu gihe cy'icyorezo cya covid-19. Bamwe mu bakristo banze kwikingiza, abandi barabyemera, imigabane ibiri yumvikana. Reka muze mwumve neza rero. Ubundi ndabugira ngo bwire ikintu kimwe, nubwo abagaragaye cyane n'Abadventist wa karindwi mu kujya gute
mu kutikingiza no mu kurwanya iby'inkingo, ubwo burozi bw'inkingo. Abamadini agiye atandukanye mwuka Imana bamwe bafite baba nitwaza tuvuga bafite abana b'Imana bari mu yandi madini, bari mu matorero, mwuka Imana akoze ku mitima nama yabo irayikangura, irangije kuyikangura bafata umwanzuro wumvikana udasubira kujya gute, wo kudasubira, wo kudagira gute, wo kutikingiza. Kandi umva icyakurikiyeho, igihe habayeho iyo migabane ibiri, hari abasigaye mu nsengero mu matorero yose n'abasohotse abatarabyemeye bagiye mu bihanamanga. Ubwo niko ndi gusoma hano hano. Abatarabyemeye bagiye mu bihanamanga, Bibiliya ngo ivuga ko ari abantu biteguye gupfa bajya. Abasigaye mu itorero uretse kumbe neza, abasigaye mu itorero bemeye kwikingiza bakomeza gahunda za leta, akaribe nabo basaba gukemurirwa ibibazo by'amacakubiri bavuga ko bazaniwe n'abagiye mu bihanamanga nyuma yo kugaruka mu itorero. Uretse kumbe neza rero, abavuye mu itorero mukava mu itorero muhunze inkingo za Covid, mugahunga ibyangiritse byaje muri ryo, mwarangiza mukagaruka kuri vangira, muravangira n'Imana cyane. Nimureke abasigaye mu matorero, nimureke abasigaye mu nsengero babe abakristo bibigizweho, bigizwe muri kino gihe ababe abakristo ba leta, bakumvira gahunda za leta. Hanyuma namwe mufate amabwiriza, mufate gahunda yumvikane kumvira amabwiriza y'Imana, no kumvira y'Imana. Niyo amabwiriza ya leta zanyu arimo kuvuguruzanya n'amabwiriza y'Imana, ikiza no kumvira Imana kutabana. Babuloni, ubumwe hagati y'itoro n'isi bugomba kujya gutera imbere, bugomba kuba mu matorero yose. Ubwo mwene magambo rero, reka leta yongere yimikira umugaba w'ingabo. Abagabo b'ingabo ba mbere banze kuyobokwa kandi bakavuga ko itorero ryigabanyije imigabane ibiri. Abagiye mu bihanamanga bari ku ruhande rw'abayobozi babo n'abasigaye mu itorero. Kugira ngo ubuzima bw'itorero bukomeze, abakristo basigaye mu rusengero bakoze inama bafata umwanzuro wemeza Kayiranga Jean Bosco nk'umusinyateri kuri konte y'itorero. Ariko ibi byabereye mu rusengero, byabereye mu bayobozi, byabereye hagana he. Bamwe mu pasitoro bari mu bayobozi bw'itorero bagarutse bashyira gahunda zabo mu kwirukana abo basanze bavuye mu bihanamanga. Yego, uretse bumve neza rero, mwavuye mu bihanamanga aho witegara bajyanye, ese aho kujya murahazi? Imana mu madini yose irimo irabwira ko igomba kugira gute, ko bagomba kwitandukanya n'ibikira gute n'ibizira bihakorerwa. Mu Pentekote mwarabibonye, abazunguriza amabendera y'ubutinganyi ku ruhimbi, inzego z'ubuyobozi zigize gute zimitswe mu buryo butari ubw'Imana. Mufite ubuhamya bwumvikana ko Imana itakiri muri mwebwe. Ahantu hose hagenda haboneka ibimenyetso byumvikana ko Imana itari hagati yabyo. Ahari imbere yagomba hari igihe ushaka ko yari ihari, bitewe n'iki? Bitewe n'uko mwuka w'Imana arakihatamba, aracyakabakaba. None mwuka w'Imana agize gute? Yavuye ku bagabo n'abagore b'abayobozi, ndetse none bigeze kubizana muri rusange, aho barimo kugambanira bene se bagize gute, bafuhuje ibyo kwizera bimeze nk'uburyo ndimo kubona muri hano hantu. Uretse wumve mu butumwa bugufi umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa yahaye imvaho nshya, bavuga ko bizwi ko hari abakristo bari mu itorero banze kwikingiza. Imvaho nshya hano hari inyandiko zigiye zitandukanye zerekeza ku mafaranga bagiye babaha. Ibyari muri kino gihe nta privacy, konte zabaye konte, system yabaye system, nta muntu kigira. Donc reka ibyo nzabigarukaho uta.
impapuro zigendanye n'ibyo bagiye bagirana amatransaction. Katwumve neza amafaranga kuri banki kuko yari umugambi wo kuyakura ko. Katwumve neza amafaranga tariki 16 kwakira Pastor Rukundo yahagaritswe byuzuye anashyirwa hanze y'itorero nyuma yuko hari amafaranga asaga $18 nawe yishintege avuga ko yibwe na Pastor Rukundo. Inyandiko igaragaza ko amafaranga yazanywe cyangwa yabikijwe kuri konti ya Pastor nawe yishintege yahaye imbaho nshya, avuga ko ariyo yahereweho hahagarikwa burundu Pastor Rukundo mu nshingano z'itorero. Kanya gushinyagizanya ubujura. Ati n'umujura wibye amafaranga y'itorero. Ayo mafaranga yagomba gukurwaho $5,000 by'isi. Nkomeza kwisoma ayo mafaranga akora inguzanyo y'urusengero. Ibyo nabyo ntabwo ndi bisome. Tariki ya 20 Nyakanga uyu mwaka Pastor Rukundo avuga ko yayahagarikishije kuko igihe cya Pastor Ntawirushinege yashaka kugira gute kuyanyereza nk'imwe mu mpungenge abakristo bagaragarije RGB mu nyandiko. Ni nyuma yaho hari amatafari ngo yagomba kubaka urusengero rwa Gasesetsa. Ibyo nabyo ntabwo ndi bikomeze kubisoma. Umwe mu bakristo avuga ko Pastor Rukundo ariyo yahereyeho ahagarikisha amafaranga kuri banki. Hari umugambi wo kuyakuraho cyane. Yavuze ko bayahagarikishije mu kwirinda ko yasesagurwa n'abayoboye itorero ngo mu buryo butemewe. Imbaho nshya dukesha iyi nkuru yifashishije ibyo nabyo ntabwo nibisome. Mu butumwa bugufi yagize ati bayashyize kuri time deposit. Hari amakuru avuga ko ubuyobozi bw'itorero umuriro wa Pentekote mu Rwanda bwabujijwe n'akarere ka Gasabo kongera gukoresha inama kuko hari itarasobanuka. Hari inama yari iteganijwe kuwa 4 tariki ya 19 Ukwakira ku rusengero Kibagabaga, ariko inzego z'umutekano ziyiburizamo. Ndumva ahangaha dufite inkuru ibabaje ariko kandi inateye ubwoba. Ninde uhamya ko hari ibyiringiro byo mu idini? Amatorero arimo aragabanywamo imigabane ibiri. Kandi twasomye mu gitabo cy'ibyo twavuga ngo ubukristo bugomba komatana n'isi mu bukristo bwose hagomba kuba komatana n'iki n'isi mu bukristo bwose. Komatana n'isi mu bukristo bwose ni iki twagize gute? Twasomye kansomye amagambo. Nagasubika 218 hari amagambo ahari avuga iki? Avuga ngo kugwa kwa Buroni ntikurarangira. Ubwo mene bakwaratanye ko nukurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora. Kandi ubumwe hagati y'itoro n'iki n'isi bitaragerwaho mu bukristo bwose. Mu bukristo bwose ntabwo bavuze ngo ni mu bukristo bwose, ntabwo bivuze ngo mu Kristo mwe cyangwa ubundi. We yavuze ngo ni mu Kristo bwose, muri Pentekote, mu Badventiste, mu Bagatolika, mu Pentekote. Ahantu hose hagomba kugaragara umwuka w'iki wo gusenya umurongo ubutandukanye n'iki, ubutandukanye n'isi, kurema andi matorero amashyashya agamije gushyirwa mu bikorwa ingamba za leta kandi ku iherezo zirimo n'itegeko ry'icyumweru. Nuko rero bene data bo muri Pentekote n'abantu kugirirwa impuhwe, nukuri ijuru bahafi cyane natwe tuzagerageza kubasengera ko ijuru dushoboje. Ndashaka kugira ngo mwese tusangire amagambo aheruka. Shaka ngo usangire amagambo aheruka. Hano hari igitabo nshaka kugira ngo dusomemo. Mwene data wo muri Pentekote ndakurarikira iki ngiki.
ni igihe kigeze kugira ngo abana b'Imana bave amadini atandukanye yaguye n'abayobozi bayo bayoboye, aho ibyo gukenuka bitafite ijambo. Ni igihe cyo kugira ngo abantu bagiye gutebare kuri ayo matorero bayazibukire, baya give up your churches. Nibarangiza bihuze n'ubwoko bw'Imana bukurikiza amategeko yayo. Abadivantisi umunsi wa karindwi bafite amategeko y'Imana kandi bafite gwamya kwa Yesu barahari. Ntago ari abadivantisi umunsi wa karindwi nka denomination uko nabo bagize gute barayobye barangije kugera muri amurongo twabonze tuvuga hararuguru, ahubwo n'abana b'Imana. Reka twumve amagambo ari hano, reka nyasome. Nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka. Nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mw'itorero ry'abadivantisti ndetse no mu matorero yaguye. Katwumve neza. Bene data muri Pentekote, bene data muri ahatandukanye mu madini, nimubona amatorero yanyu arimo gukora ibintu bidakorwa, ibitigeze bikorwa cyangwa se bitigeze bibaho, mumenye ko byahanuwe, niko kuba kwaye guheruka Babuloni mu byo buheruka. Nta kindi mukora gukurikizaho n'ukwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Mwe kwihambira ku batabashaka, nimureke abatabashaka, nimurangiza mwemerera iki? Mwemerera Imana ibayobore, kubera ko ibyo byahanu hanga. Bene data muri Pentekote, dore ahanyu ngaha, dore ahanyu ngiye kubabwira, n'ukwifatanya n'abasigaye kurikiza amategeko y'Imana. Muramurikiye? N'ukwifatanya n'abasigaye bakurikiza amategeko y'Imana. Bamwe ngo nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu itorero ndetse no mu matorero yaguye. Kandi reka twumve neza, dore ikimana irimo kubakorera nta kimana itazakora kugira ngo ibereke ko itari kumwe n'ayo madini yanyu. Rwose nta kimana itazakora kugira ngo ibereke ko abizera mu bana, abizera mwahoze muyoboye, cyangwa se amatorero yanyu, ko atakewe n'Imana, ayobowe mu bundi buryo kandi mu gusohoza umugambi wanduye w'umwanzi. Reka tuze kumva neza. Kandi mbere yuko ibyago by'imperuka bisukwa, bene data mwumve neza, aho mwene madini muze kumva ikintu, n'abadivantisi musohoka muze kumva ikintu. Mbere yuko ibyago by'imperuka bisukwa byavuze mu gihe 16, abagabura, ababwiriza na rubanda bazahamagarirwa, wumva umuro muhabwa, bazahamagarirwa kuva muri ayo matorero yaguye, maze bakira ukuri bishimye. Ukuri nukuye, ukuri n'ugomye kwa Yesu Kristo, ukuri n'amategeko y'Imana, harimo n'iry'isabato. Kamuze kumva neza. Ibi Satani bizi neza, kandi mbere yuko ijwi rirenga ryo muri gatatu rivuga, Satani azahagurutsa gukanguka no gukangarana muri ayo matorero kugira ngo abanze ukuri, bakirukana ukuri, bakirukana abafite ukuri, bakirukana abayobozi babo, bakirukana ababwiza ubutumwa babo, bakirukana abizera babo, bakirema imigabane ibiri. Abanze ukuri bibwire ko Imana iri kumwe nabo. Ni Satani uzaba uri kumwe n'ahagari Imana iri kumwe nabo. Iryo vugo rizahita na Satani. Yingira ko azayobya ab'indahemuka kandi abatere gutekereza ko Imana igikomeje gukorera muri ayo matorero, ariko umucyo uzamurika kandi abantu bose b'abanyakuri bazasohoka. Katwumvira ijambo. Iyi ni bottom line ku batorero, ku bakristo baturuka mu madini yose, kandi abantu bose hadasigaye n'abakeya. Niko Imana itegeka, niko Imana yategetse. Kandi abantu bose b'abanyakuri babaki bazasohoka mu matorero yayobye, maze bifatanye n'abakurikiza amategeko y'Imana. Ntabwo ari Adventist umunsi wa karindwi, oya, no mu Adventist umunsi wa karindwi naho hazajya gute, hazaba basohokamo. Katwumve neza. Bottom line ahanga niki? Nuko bazifatanya niki? Bifatanye n'abasigaye bakurikiza amategeko y'Imana. Ndumva abisobanutse. Ndumva ngabisobanutse. Mwene data unyumva, wo mu muriro wa Pentekote, mwene data unyumva,
wikwihambira ku byagusize, wikwihambira ku by'umwanzi arimo kuyobora, wikwigera mu kimodoka kijya mu irimbukiro. Ikimodoka kirimo abanyamadini n'abategetsi ba leta berekeje ku irimbukiro, bageranye no kujya no kumvira gahunda za leta, ingamba za leta. Ingamba za leta zigizwe n'impuzamadini ndetse n'ubupapa. Ubu baba barategeka leta, leta igategeka amadini kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyo ugize gute byashaka. Ndababwira iki ngiki, nimusohoke muri ayo madini nk'uko Loti yasohotse Sodomu. Nimusohoke muri ayo madini mufite ijambo ry'Imana mu ntoki, kandi mwihuze n'abubaha Imana b'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, babigishe iby'amategeko y'Imana, babigishe ukuri by'ukuri kw'iki gihe, babigishe basohoreyeho. Bafite ukuri kwinshi cyane kuri mu nyandiko zabo, ariko ndimo ndavuga abubaha Imana bo muri bo. Ntabwo ndimo kuvuga cya kivunge nayo kiri mu ki, cya kivunge kiri mu ki, kiri mu iganirwa no kwirimbukiro. Ndavuga abagize gute, ndavuga bafite amategeko y'Imana. Reka Uwiteka bashoboze bene data mu izina rya Yesu, amen.